Mugenzi, abamarayika nibo tugiye kurebaho, aho usanga mugenzi bafite inshingano zitandukanye. Abo bavuga bati abamarayika barubaha, bubaha Imana, bagakora ugushaka kw'Imana. Abo basingiza Imana ibihe byose, every day today. Ati kandi n'ikindi abamarayika nta n'amahitamo yabo ku giti cyabo bagira. Niyo mpamvu rero badashobora gusuzugura Imana. Abamarayika rero bafite imirimo itandukanye. Mu mirimo bafite tugiye kurebamo imirimo itandukanye bakora. Bafite inshingano zo kwita ku kiremwa muntu ndetse no kwita ku mategeko y'Imana bakayashyira mu bikorwa, no gukorera Imana mbere y'ibihe ndetse na nyuma y'ibihe. Hakaba hari abamarayika barenze batatu. Muri abo bamarayika batatu barenze harimo marayika Mikayeli, Rafayeli na Gaburiyeli. Aba bamarayika nanone bagiye bavugwa muri Bibiliya. Mikayeli cyangwa se Misheli afite inshingano ku mvura, aho ayobora imvura ahantu aho ariho hose Imana ishaka. Ni ukuvuga ko ayobora imvura mu cyerekezo Imana ishaka. Israfili, Rafayeli afite inshingano zo kuzavuza impanda ku munsi w'urubanza. Bishatse kuvuga ko ku munsi w'urubanza Rafayeli niwe uzavuza impanda, agaragaza yuko umunsi w'urubanza ugeze. Bizaba bikomeye. Gaburiyeli we cyangwa se Gaburiyeli akaba ari intumwa y'Imana ku isi. Icyo ashinzwe rero ni ugushyikiriza abantu ubutumwa bw'Imana. Aho n'ikindi agenda agaragariza abantu amahishurirwa n'amayerekwa, akagaragariza amahishurirwa abantu b'Imana cyangwa se ku ntumwa z'Imana. Akaba ari n'abarinzi b'ijuru, keepers of paradise. Bakavuga yuko iyo dupfuye roho zacu zishobora kujya mu ijuru cyangwa se zikajya ikuzimu. Hellfire, Jannah. Jannah means paradise. Jannah bisobanuye paradizo. Jahannam bigasobanura icyo bita hellfire, ikuzimu. Roho yawe rero cyangwa se roho yanjye ishobora kujya mu ijuru cyangwa se ikajya ikuzimu bitewe n'uko nabayeho ku isi, nkora ibikorwa byiza cyangwa ibikorwa bibi. Aho abamarayika nka Mankra and Nakiri bazabaza roho z'abantu ibibazo bitandukanye. Aba rero iyo umuntu amaze gupfa nibo baza mu gituro bagatangira kubaza roho z'abantu ibibazo bitandukanye, cyangwa se bakabaza roho yawe ibibazo bitandukanye. Aho baba bakubaza ati ku isi wari ubayeho ute, wari ubanye n'abantu gute, wakoraga ibyiza, wakoraga ibibi, ugatangira gusubiza ibibazo bakubajije. Iyo rero basanze warakoze ibintu bibi ushyikirizwa ubutabera, basanga warakoze ibyiza ukajyanwa muri paradizo, aho ubana n'Imana iteka n'igihe cyose. Bakubaza rero ibyerekeye ukwemera kwawe n'ibikorwa byawe wakoze igihe wari ku isi. Aho bakubaza ati ku isi wemeraga Imana, ese warasengaga ku buryo bwiza, ese wakoraga ibyiza, wari ubanye n'abantu neza,
cyangwa wari umugome, wari umuntu mubi. Rero iyo basanze warakoze nabi ushyikirizwa ubutabera, ukajya imbere y'ubutabera ugahanwa cyangwa se ugahabwa ingororano bakurikije cyangwa se hashingiwe ku byo wakoze. Akaba rero hari n'abandi bamarayika barinda amarembo y'ijuru, Jana. The keepers of paradise are angels that guard the doors of Jannah and save the people inside. Angel Ridwan is the guardian of Jannah. Hano bakavuga ngo umumarayika nka Ridwan niwe murinzi w'ijuru. Akaba rero hari n'abandi bamarayika bamufasha kurinda ijuru. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese uzakora ibikorwa byiza cyangwa se ukora ibikorwa byiza, uwo wese yohererezwa umumarayika wo kumurinda. Hari abamarayika baturinda nk'aba-guardians, aho baza kurinda abantu ndetse no gukemura ibibazo by'abantu baba bahuye nabyo. Urugero nk'abamarayika b'abarinzi baza baje guhana abantu babi ndetse no kuvana abantu b'Imana mu bibazo no mu bigeragezo bitandukanye. Rero bagahanira ubutabera ndetse no guhana abo bose baba barigize akara kajyahe, bagashyira ibintu ku munzani.